n'izo Pro muri kumwe. Iki ni igice cya kabiri cy'ukuntu beditinga video bakoresheje KineMaster. Ndakeka video ya mbere mwarayibonye, niba utaranayibona jya muri description y'iyi video urebeho link ikwerekereza kuri video ya mbere twahiriyeho twigisha KineMaster. Abayibonye nzi neza ko imbogamizi mwahuye nazo mwanyandikiye muri comment nkabasha kubafasha. N'ingi nayo imbogamizi uri bwaze guhura nazo uze kunyandikira muri comment nabwo ndagufasha. Ikindi nimba ariko bwa mbere ugeze kuri channel yacu ukaba utarakora subscribe, nagushishikariza ko wakora subscribe. Byaba nabyiza ugakanda kuri kara kantu kameze nk'inzogera, kuko nibwo video yo tuyaploadinze ubona notification. Nubwo waba utari kuri YouTube, niba ugarutseho uhita ubona notification ko twaploadinze video. So reka dusubire muri editing yacu tubashe gukomeza, kuko ndakeka ko ahangaha niho twari twagarukiye kuko muzi neza ko twasoje ino logo twashije kuyigira zoom in. Ubu rero tukaba tugiye kwiga ibintu byinshi bitandukanye nk'uko twasoje video tubibona. Ibintu byinshi cyane tugiye guhera kuri ino screen. Ino screen turimo turabona ahangaha ku ruhande, iyi niyo tugiye kureba. Zino option ziriho hano zikora iki? Izi option ziri kuri ino screen zikora iki? Ibyo kintu tugiye kureba. So reka tuze duhere kuri kano kambere kabanza. Kano kambere kabanza kavuga gusubiza inyuma. Hari igihe uba warushyizemo akantu kaga content kangombwa ko usubira inyuma aho wari uri ukanda hari ahantu. Murabizi ko no kuri computer na habaho buto zo gusubira inyuma. So aka ka kabiri ko kavuga ko ugomba kugaruka aho wari uri. Nimba warusubiye inyuma, igihe usubira inyuma karenza kangombwa kongera ukagaruka inyuma ukoresha kariya. Just aka kantu kameze nko kuri share, kameze nka share. Aka kantu ka share gakoreshwa mu gihe ugiye gukora exportinga, mbese video urangije gukora ukaba ugiye kuyegisportinga ukoresha akangaka. Akangaka nanone kandi kameze nka kamera, kameze ukuntu just like this. Kano kifashishwa mu gukora screenshot. So umunsi twatangiye gukora thumbnail, igihe tuzatangira gukora thumbnail yo gushyira kuri YouTube, kuri Facebook n'ahandi, kano kantu tuzagakoresha cyane kuko niko kazadufasha gufata ya thumbnail twakoze tukabasha kuyegisportinga tukayikoresha kuri YouTube. Kano kazaba ari ingirakamaro. Hari n'akandi kari munsi yako akangaka. Kano tuzakareberane muri setting zo kweditinga audio, video n'ibindi byinshi. Naho tuzahareba. Akangaka karagufasha kugira gute kuzamura ano mu frame line cyangwa se no timeline dukoreraho uyijyana hejuru cyangwa hasi ushaka. Noneho iyo ukanze hano kuri kano kantu hari izindi option ziza. Hari option ebyiri zajeho tutigeze tubona like this. Tuno option dutatu twajeho ntabwo tuno twigeze tutubona. Tugiye kuturebaho rero natwo kandi neza cyane. Mwibutsa ko ahantu uragira ikibazo ndahari ngo ngufashe. Muri comment nta muntu ushobora kwandika comment ngo hashire iminota 30 ntaramusubiza replay. Muri description harimo WhatsApp number, ushobora kuyifata ukanyandikira kuri WhatsApp mu gihe wabonye bakoze comment singusubize. Byose ndagufasha kuko ino KineMaster ni imwe muri professional applications zikoreshwa n'abantu barenga miliyoni 100 ku isi bakoresha app ya KineMaster. Rero ntago wavuga ngo urarindira kweditinga ari kuri mashini, kuko hari igihe ushobora kuba ubonye inkuru nziza, inkuru igezweho, ugashaka kuyikora ngo yaploadinge kuri YouTube yenda uri mu modoka uri kugenda uri ahantu hatari udafite imashini. Hita ujya muri telefone, ujya muri KineMaster weditinga iyo nkuru, uhita uyegisportinga uyipublishinge. Ujye mu ba mbere ba uploadinze iyo nkuru bwa mbere. Uko ndabizi neza ko exportinga video kuri mashini akenshi nk'iyi saha irahandoringa ikamara igihe kinini, amasaha nk'atatu.
ariko hano muri KineMaster mu gihe cy'isaha ya video y'isaha nayo yaba ibaye exported kandi iri full HD. So reka noneho twiyizire kuri kano kantu ka mbere kameze nka VPN cyangwa se kameze nk'agafunguzo. Aka kambere kabanza, aka kambere gafite umumaro munini cyane. Umumaro wa mbere w'aka kantu wenda reka nkureka, urabona ino logo iri hano hejuru kuri top, ino logo iri hano hejuru kuri top, kandi nshaka ko byibuze mu minota 5 cyangwa mu minota 3 ino logo iraza kuba igeze nk'aha ngaha nko muri riguni. Nshobora kwifashisha kano kantu, urugero kano ubundi bagakoresha muri montage zitandukanye. Nk'urugero nshobora kuza nkakandaho nk'aha ngaha, nyamara gukandaho nkakanda kuri ka kantu kameze nk'agafunguzo, narangiza nkahita nza hano hantu hari akamenyetso ko guteranya like this plus, agakandaho. Nyamara kugakandaho nkaza nka scrollinga muza yanjye, nkaza nkavuga nti nteretse aha ngaha, nkaza nkongera nka scrollinga nkavuga nti nteretse aha ngaha, nkongera nkaza nka scrollinga nkavuga nti nteretse aha ngaha, nkaza nkongera nka scrollinga nkavuga nti nteretse aha ngaha, nkaza nkongera nka scrollinga nkavuga ati nteretsemo hagati, nkaza nka scrollinga nkavuga ati muze zoom, narangiza nkakora nkavivura. Reka tugaruke inyuma turebe. Nitugaruka inyuma turasanga ka kantu ko nagiye ngasunikaho nshaka kagiye kahajya bitewe n'uko mbyifuza. Urabona ko karimo karagenda gasirikira bitewe n'uko ngewe nabyifuje. Ngira ngo urabona ko kari akantu gafite umumaro mwinshi cyane cyane, ariko ushobora kugakoresha bitewe n'ibyo ushaka. Uko wagiye aho wagiye ukaganisha kano kantu cyangwa se indi image yawe, ya footage yawe, uko wagiye ubigenza nabyo niko bigenda dukoresheje kari akantu. Nimba hari aho wagize zoom in, zoom out, mbese uko wagiye ubigaragaza niko bigomba kugenda. Ngira ngo urimo urabibona ko twagiye tuzuminga rwose. Ngira ngo urimo ubamajije kubona umumaro wa kari akantu bagakoresha bashaka kuvana ikintu ahantu hamwe bakijyana ahandi mu gihe runaka wabaye precision, mu gihe wateganyije ko icyo kintu kigomba kugira gute kuba. Iyo ushatse kurihindura nk'ubu ngubu nshobora kuza ngasubiza inyuma hano nari nagasize nkakora delete, nkongera nkaza nkabona hano nari nagasize naho nkakora minus, nkongera nkaza hano nari nagashyize naho nkakora minus, nkongera nkaza hano nari nagashyize naho nkakora minus, just mpaka ngeze gute ngasubijeho kare. Yenda iyo nshaka nari gukora icyo bita undo, ariko ngira ngo nkwereke ko nshobora gusiba n'ibyo nari nakoze, ibintu bikagenda fresh. Ngira ngo urabona ko ubu playinze ntabwo kahinduka, kuko kari akantu gafite umumaro ukomeye cyane. Si iyi logo yonyine, n'ikindi kintu ushobora gushyiramo, ushobora kugishyiramo nyine just ugakoresha kano kantu ukabasha kugikoresha. Noneho tukaza munsi yako hari akantu ko kudiretinga. Aka ngaka n'ubundi bagakoresha basiba. Hari igihe ushobora kuba nk'ubu nkaza hano add layer, nkavuga ni kashyiremo layer, kashyiremo ino foto. Urabona ko hajemo indi layer runaka, ikindi kintu runaka nshyizemo. Noneho havuga nti kino kintu ndibeshye kugishyiramo, icyo gihe ukanda hano delete ugahita ugisiba. Udiretinga rero ni ibintu byoroshye cyane, nta muntu byaba bigoye. So noneho hari ikindi kintu hano ngiye kukwereka. Reka yenda twadingemo nanone indi layer nk'uko twari tubikoze. Wenda shyizemo ino layer y'ifoto, n'ino foto urabona yakingirije iriya yari irimo. Umumaro wa kariya, umumaro w'utu tudomo dutatu usobanuye iki? Ninza nkakanda kuri ino background, urabona ko iri inyuma y'iyi foto ntabwo igaragara, nshaka ko ariyo izi imbere. Ndaza nkande hano hantu hari utudomo dutatu, utudomo dutatu handeho. Nindangiza ndaza kubona option nyinshi, ari cyo bita duplicate. Duplicate ni ugufata ikintu cyari kirimo ukakiduplicatinga inshuro ebyiri. Bring to front
just like this. Aka kabushoni kavuga ngo bring it to front, uvuga ngo ino layer reka nyizana imbere y'iyindi, bring it to front, reka nyizana imbere y'iyindi. Yenda reka tubigerageze turebe, dukande kuri no ntuza, dukande hano uturongo dutatu tuvuga ngo bring it to front. Ninganda bring it to front irahita iza imbere, urabona ko niyo yaje imbere. Ningaruka nkaza kuri iyi ngiyi nkavuga nti bring it to front, irahita iza imbere indi ijya inyuma. Ndakeka ko kano kantu karimo buno ocean chat, nimba buze ngo send to horizontal nkakandaho iraza guhita ijya aho nashatse kuyivuga. Niza nkavuga ngo send to backward irahita ijya inyuma indi iza imbere. Just kano ka option ugakoresha mu gihe hari ikintu runaka ushaka gushyira imbere cyangwa se ushaka gushyira inyuma y'ikindi. Nako ni ibintu byoroshye cyane, biri very simple, biroroshye cyane. Simbizi nimba bino bintu ndimo ndakora urimo urabonamo imbogamizi. Niba uri kubonamo imbogamizi uranyandikira no muri comment ngufashe, kuko nanjye ino KineMaster naje kugira ngo nkwigishe akantu ku kandi. So rero ndakeka rero nta kibazo gifiteho hano kuri tuno option turiho hano natwerekanye. Ndakeka ko wasobanukiwe, nta kibazo ugifitemo hano. Nimba hari ikibazo ugifitemo hano ubwo uranyandikira muri comment ndagufasha. Tugiye kwikomereza noneho tuze turebe option ziri kuri kino kiziga. Iki kiziga iki ngiki ubona nicyo tugiye kureba. Iki kiziga twabanje kubona akantu kamwe, kano kitwa media. Kano kitwa media nzi neza ko wakabonye, kuko kano ni kukandaho ugiye gushyiramo video runaka, ifoto, picture n'ibindi byose. Gusa iyi ngiyi kari aka media iyo ugakanzeho muza yako urabona hano, enda nk'urugero anzemere nk'ukoresheje muza, hano hari rimwe, hano hari kabiri, munsi hari gatatu. Bigenda byitondeka bitewe nuko ubishaka. Ino layer ya mbere cyangwa ino layer ya mbere izaho ari uko ukanze hano hantu ahangaha. Mu gihe zino layer za kabiri zizaho ari uko ukanze ahangaha kuri no media ya kabiri. Ukanze kuri no media ya kabiri nibwo hazaho ano layer kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ariko layer ya mbere izaho ari uko ukanze hano kuri media. Hano kuri media nibwo layer ya mbere izaho. So ubwo tuje kuri kano kare ka kabiri. Iyo tuje hano tubona akantu bita ngo FX. Aka kantu kavuga ngo FX. Kano kantu kavuga ngo FX iyo ugakanzeho kakuzana kuri option ebyiri. Hano bavuga ngo get more mu gihe wishyuye amadolari runaka nibwo baguha amanuza menshi, ariko basic effect izino ebyiri zirahagije. Ndabizi neza ko uzabona ikintu bita blue uzazibona zikoreshwa cyane mu binyamakuru, mu hantu hatandukanye, kuko izi blue bazikoresha bashaka guhisha ikintu runaka badashaka ko bagaragaza. Uzareba muri shooting aho uzabona umuntu ari gushutinga amafoto footage, umuntu ari kugenda mu nzira ariko ibiri inyuma ye ntibigaragare. Icyo gihe nibyo usanga nyine yagize gute yaburinze. Abantu benshi barabyita ngo ni focus, ngo ni focus n'ibindi byinshi, ariko nyine aba yakoze icyo bita blue akagaragaza bimwe ibindi ntabigaragaza. So zino blues uri bwoko bubiri, hari ibyo bita classic n'iyo bita mozambique. Reka dukoresha classic. Nituyikandaho ino classic hano muri screen urabona ko yajemo. Mbivuge ngo ngiye guhisha kano kajambo ka episode akangaka konyine ko ngiye guhisha, maze ibindi bigaragara. Ushobora kuza nkagakandaho uko nguko, narangiza nkaza hano muri afa, hano handitse muri setting, nkaza nkakurura nkaba ndagahisha. Ngira ngo urimo urabibona ko uko ngira kagenda kihisha. Just uzabibonaho mu kinyamakuru, mu gitangazamakuru, aho bagaragaza ifoto y'umuntu ariko bagashyiraho akantu bakamuhisha mu maso. Ngira ngo urabibona ahangaha mu maso mba namuhisha ntabwo ashobora kugaragara. Aka kantu ukunda kugakoresha cyane hari ibintu runaka ushaka ko bitagaragara, cyangwa se umuntu uri bwabireba atabasha kubisoma. Nk'ubu nkavuga ni ano magambo sinshaka ko umuntu ayasoma,
ukayahisha ugakoresha blue ukayahisha. So ubu ni ubwoko bwa mbere dukoresheje. Hari n'ubundi ushobora gukoresha hano, twabonye ko ari ubwoko bubiri. Dukoresheje icyo bita classic, reka renda dukoreshe n'iyi muzike niba na mozaic. Iyo ureba ubwo kikora, nituza hano muri setting, iyo urabona ukuntu ikora, igenda ihisha ibintu utamenya ukuntu bikoze. Nabwo uhitamo icyo ushaka bitewe n'icyo ubona kikubereye. So hano rero ushaka gukora alpha capacity nyine nuko ushaka ko iri bwagaragare ihisha ikintu. Ahangaha munsi trim ushobora gukatingaho akantu ka left ka right bitewe n'uko ushaka gukatinga yenda habaye harehare. So ushobora kuza nanone hano ugahita ubonamo indi option ivuga ngo shape. Ushobora kuga shape ushaka, niba ushaka kaza kuza ari umukara ari sako uruziga, kashobora kuza ari sako bitewe n'uko wabyifujije. Ushaka ko kaza ari triangle, ushaka ko kaza kameze gute. Mbese hano ushaka kuga shape ushaka bitewe n'icyo ushaka guhisha ukuntu kimeze. Ibintu by'iborero bya shape ukaza ahangaha ukavuga karimo ari rectangle bisanzwe. So reka none ukaza hano muri shape rotate mirror, ushaka kuritatinga uko ubishaka. Mbese nako kaba gafite option nyinshi cyane ushobora kugakoresha. So reka tugasibe nako. Noneho tukaza tukagaruka kuri layer, tukabona akandi kantu ka gatatu ahangaha, kantu kameze nk'akariho umutima. Kano kantu kameze nk'akariho umutima iyo ugakanzeho uba ugiye gushyiramo icyo bita stickers. Uzabona ko harimo abantu bakoresha stickers muri video, usanga yenda yakoze video ibabaje kubona yashyizemo nk'uruntu rumeze gutyo. Ushobora kwibaza se runo runtu yarushyizemo gute muri video. Ushaka kuruzuminga ukarugira rutoya. Mbese igiye gushyiraho sticker agira gute, akoresha iyi ngiyi. Yenda ngiye gushyiraho udustika nka dutatu, nkakora duplicate nkahita nongera nkakazana nkagashyira hano, ngira nkakora duplicate n'aka nkakazana nkagashyira hano. Mbese ushobora gukoresha amastika nyine ukayakoresha nta kibazo. Ndakeka ahangaha kuno gustrike wabumenye. Hano ucuzingamo strike bitewe n'iyo na sticker ushaka gukoresha nyine. Happy birthday ushobora kuyikoresha nayo ukayikoresha, ukayishyiraho ushaka. Okay, noneho tukaza hano tukiyizira hano kuri ino option ya kane ivuga ngo ta, irimo ta. Ubundi ahantu hose uzabona hari ta uzamenya ko ari text kwandika. Ushobora kuza nkandika amagambo nkavuga nti King Neizo umwami w'amabipe. Urabona nanditse ijambo, nanditse King Neizo umwami w'amabipe. So iri jambo nanditse ushobora kurijyana hejuru, ushobora kurishyira hasi, ushobora kurikorera uko ushaka. Iri jambo wanditse ufite kuza kuri hantu ushaka. Front ushobora kuriha bold, ushobora hari amafront menshi cyane n'aya maratini. Mbese ushobora kuyiha front ushaka bitewe n'uko ushaka ko riza ryanditse. ugakora V. Urabona mba ndihaye isura nshaka. Ushobora kurihindurira kara ibara, ukaza hano imbere. Sorry, reka nongere amakandi yo kugira ngo habone. Ushobora kurihindurira kara runaka ukanza ahangaha kara, tugakanda tukariha ibara dushaka, umutuku, umuhondo cyangwa se icyatsi cyangwa se iki. Mbese ushobora kuriha kara ushaka, ibara ushaka bitewe n'uko ubyifuza. Hano twabonye ko hari ebyiri ari ukushyiraho front runaka y'ukuntu amagambo agomba kuza yanditse. So urabona ko ni ibintu bishobora kuriha animation ushobora kuvuga ngo rize kuza ibyo bita fade ni ukuza yenda nk'urugero rikaza gake rigaragara gake. Pop ujya ubona ko hari ahantu nyine nk'ijambo riza rimeze kuri slide right, slide left, mbese slide up riturutse hasi cyangwa rijya hejuru, clockwise.
drop, ushobora kurikora uko ushaka, leta by leta, mbese ni ibintu byose ushaka ko ushobora kurikorera rikaza. Ushobora kuriha background, rino jambo ushobora kumanuka hano hasi ukaza ukariha icyo bita background. Dore ngiyi background, ukavuga ngiye kuriha background isa yenda n'umweru, ukariha background. Dore ngiyi warangiza ukavuga ati no background igiye kuza nyihuze ntigaragara, ukaza ari umweru. Ntabwo tuvuga ati rino jambo ngiye kurigira rigire full width, rikuzuramo hano. Noneho tugarutse kuri ka gakoroma kacu, tugiye gufata rino jambo rijye risirikira nk'uko ubona kuri televiziyo ibintu bisirikiye. So ikintu ukora, uraza kuza ufate rino jambo urikurure urigeze hano, nurangiza uze kandi kuri kano gafunguzo uze usunike, nurigeze aha ngaha wongere uze ukandeho hano, gusa ngaha turaza dukande kuri ka kantu n'ubundi kameze nk'agafunguzo, tuze dusunike tugeze nk'aha. Nitugeze nk'aha tuze dufate ya magambo yacu tuyasirayidinge tugete ararenze, dukande V. Nituza tukagarura hano tugaplayinga video, uraza kujya kubona amagambo araje ari busa. Aha ngaha impamvu ari kugenda yihuta ni iki? Reka dufate ino layer tuyigire ndende kugira ngo n'amagambo agende buhoro urebe. Twongere duplayinge video, duplayinge King Neizo. Kugira ngo urabona ko amagambo ari kuza aslidinga, Ibi ni bya bindi ujya ubona kuri televiziyo ukabona amagambo ari kuza aslidinga munsi y'ibyo abantu barimo kuvuga. Ibi ngibi nibyo nawe ushobora gukora, amagambo agaslidinga. So rero turacyakomeje kubereka ibintu byuzuyemo hano byose. Tugiye kubereka icyo bita chroma key. Uzabona umuntu aho ari kuvuga, inyuma ye hari indi background. Njye nkaba ndi gukora nk'ikiganiro ariko inyuma nkahindura background. Hari amateleviziyo akoresha background, icyo bita chroma key. Umuntu bakamushutingira ku gitambaro gisa ukuntu, bakakivanaho inyuma bagashyiraho background. Nanjye ibi ngibi nibyo ngiye kubigisha muri video itaha. Hari igihe uzabona akantu kaza kakavuga ngo subscribe, kakaza nyine kagataka ka icon kakavuga ati kora subscribe. Gushyiraho kari akantu, ibyo ngibyo ndaje ndabibereka muri video itaha. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe, ukande ku nzogera, kuko ntabwo nabigishije hano uko bakora recording, uko bashyiramo audio n'ibindi byinshi. Ibyo byose biri mu gice cya gatatu cy'iyi tutorial yo kubigisha KineMaster. So kora subscribe, kanda ku nzogera kugira ngo nubona video uzahita ukurikirana amasomo neza, kandi wandike muri comment umbwire uko wabibonye, nimba wabyishimiye cyangwa se harimo ibindi bintu byo kongeramo. N'ibindi bintu biri out of KineMaster wifuza ko twagufasha, nabyo turahari ngo tubigufashe. Yani Neizo Pro, ndabakunda. Naha video itaha igice cya gatatu cyacu.